zanaka tabagenda n'ababyeyi bose hanyuma ashimira Imana ko tuzifite Imana y'icyubahiro hanyuma ashimira n'abayobozi baha ikaze kugira ngo usangire ndetse n'ibindi Sobre Isaiah 45 nós sabemos que o tempo Isaiah aravuga ngo mushaka Uwiteka bishoboka ko abanywa umwambaza akiri bugufi nyabyana ariko imisozi ikiranirwa ry'ibyo yibwira agaruka Uwiteka n'abaramugira ibambe abarikira n'abantu kuzamura abagabo bose nyuma y'iyo nsanganyamatsiko iterana mushaka Uwiteka impamvu ikunze kuvuga igihe bishoboka ikiye bagasobanura cyane igihe bishoboka icyo ari cyo amen abanyabenshi hano n'urubyiruko ariko harimo n'abakuru ariko n'abakuru bahari baracyafite igihe bishoboka Imana rero ikidutiza igihe ikadutiza cyangwa iminsi ikadutiza n'imyaka muri ibintu byose dufite arabari kubanza baririmbye ibintu byose dufite n'imizanyo byose ibintu byose dutunze burya n'Imana y'ubutije ubuzima yaradutije igihe yaradutije abana yabaye bantuje akazi n'imizanyo amafaranga yayamuhaye yaradutije hari igihe umugoroba umwe ushobora gusanga nta kintu cy'isigaranye abantu babaye hano barabizi si 94 gusa muri jenoside yakorewe abatutsi ntabwo ariho n'ikindi gihe tumaze iminsi turimo turashyingura abantu n'ubu nabyo tumaze guherekeza umuntu kuko pasiteri yajyanye nawe rusoro na pasiteri yamenyeho yari aje rusoro umuntu ashobora kubaho igihe cyagera ubuzima bwe bukagera gute Yesu akabisubiza hanyuma rero igihe cyose Imana iguhaye igihe ni igihe Imana igutije kugira ngo urebe ko wakora icyo Imana ishaka amen kuba rero abana ntabwo ari abantu n'ab'Imana ahubwo twe turi ibisonga cyangwa turi ba manajya abantu manajya by'Imana tuzabona uriya mugore yaramwumvije zamubaza uriya mugabo yaramwumvije zamubaza iki gihe cyose ufite Imana yakigutije kandi akazi Imana yaguhaye yarakagutije abatarakabona nabo ntibakabone icyo batiza icyo batije ibintu byose amafaranga ufite saya n'Imana yagutije uburyo uyagenzura n'uburyo yaba mu buzima bwawe amen rero mu bitekereze mu byibuke no mu buzima rero abantu babamo buri munsi Imana imutije kubera ko abantu bangana nawe bapfuye ariko yo kubisigarije ni kugira ngo ukomeze n'ubundi wigenzure kandi wongere ubikore kuko Imana igize bite ishaka yagiye munsi yashidika cyumweru gishize hari umukecuru w'iwacu wari urwaye ageze ataha yararembye ariko ugiye kureba ku ruhande rwe usanga abantu barimo za bomboni yakereza umwanya munini ndibaza kubera iki abantu benshi bataje mu bitaro ntibamenya bisigeze niba uburyo umuntu arimo guhumeka kubera ko arimo gutiza umwuka kugira ngo ubuzima bugire bute bukabaza ariko bareba abantu bari hanze bareba uburyo bitegura ibyabo bareba uburyo badashobora no kubaha Imana ngo bayihereze icyubahiro ikibazo cyo gushyigikirijeho ukakibona ariko kuba turi hano ubuzima busimbuka abandi bari muri bomboni
kuba turi hano ni ubuntu bw'Imana. Abandi bari muri bomboni hariya, abandi bacitse amaguru, abandi bacitse amaboko, ntibashobora kuyazamura, ntibashobora kubyina, kandi bafite nk'abo, bari bameze nk'abo. Kuba ufite amafaranga abandi batayagira, ntutekereze yuko muri igitangaza kuyashaka, ahubwo n'Imana yakugiriye neza. Kuba ufite akazi n'ukuzungu, si wowe uzi kugasaba wenyine, si wowe uzi gushaka wenyine, oya, ni ubuntu Imana yakugiriye. Kuba warabyaye, ntutekereze ko ari wowe utabyaye abandi batarabyaye, oya, n'Imana yagiriye urubyaro na ruguru. Ibyo rero abantu bagombye kubitekereza igihe cyabo, igihe barimo bakakibyaza umusaruro. Haleluya. Haleluya. Ubuzima urimo ushobora gutekereza yuko uri muto cyane, ushobora gutekereza yuko uri inyuma cyane, ariko si byo. Ntawe utagira uwaruta. Uwari abantu bajya bifuza kumera nawe. Ntabwo bibizi. Hari abantu bajya bifuza kumera nawe. Hari igihe utekereza ngo ariko ibi bintu wakoze ni biki? Kubera iki imeze gutya? Kubera ko imeze gutya? Undi nawe akavuga ngo kubera iki imeze gutya? Urundi nawe akavuga ngo kubera iki imeze gutya? Twese duhora turira turi imbere y'Imana. Ariko ndagira ngo mbwire ngo hari umuntu ushobora kukureba akavuga ngo Mana wangize nkawe. Hari ibintu utekereza yuko uri mugufi, utekereza yuko uri mugufi. Niwe nawe uri mugufi, ariko hari abatagira amaboko. Nari guserebye. Rero se ufite amaboko ntiyakufuza kuba mugufi. Hari igihe utekereza Mana kubera iki wangize gutya? Kubera iki wandemye gutya? Ibyo byose ndagira ngo mbwire ko ufite igihe cyo gukorera Imana, kandi ufite igihe cyiza cyo gushaka Imana. Irakigutije, irakiguhaye. Ubu ufite igihe, kuko urimo uribaza ngo wowe kuri mugufi ko wirabura, urimo urashaka ngo usute. Hari ufite n'isura itameze nk'iyo yawe, ariko yifuza basi kumera nkawe. Nk'uko Clarisse asa kuriya, nk'uko mwarimu Kanobana asa kuriya, cyane abantu basa na Kanobana ariko mushaka kwisiga kugira ngo bigende. Ariko hari ufite uruhu kubera ko Imana yamuremye, ariko kandi akanyurwa n'urwo ruhu Imana yamuhaye. Ariko wowe yamuhaye ubusa, ariko urashaka ibindi. Abagufi ntabwo muba mutagize, mushyiraho za tarodane abantu murari shyiraho tarodane kugira ngo urebe ko byibura wakoreshe. Niba wakwigiye ko ugomba gusoma abantu urihariye kandi utangaza. Hari umuntu wakameza buriya naremwe mu buryo butangaje. Uri gutekereza ngo isi itabayemo umugabo usa na Kanobana n'umugabo usa nanjye, isi ntiyaryoshye. Isi iryoshye kubera ko iri dekorasiyo, ni ibintu bitandukanye, ibyo biryoshye. Iba ari ikintu kimwe cyonyine ntiyaryoha, ariko irimo vere, irimo rouge, irimo orange, irimo shokora. Iyo ni icyo kibera isi, kandi iyo Imana ibibonye ibibona ari byiza. Ibyo ni byo byiza. Iyo irimo abantu bagufi, iyo irimo abantu bareba, iyo Imana ibonye ibintu yaremye iranezerwa. Izo za tarodane muzereke, mubyihorere. Abagore nibo bakunda gushwa n'iki n'abakobwa. Mureke mukajya musuzuma Imana uburyo yabaremye. Iyo ukoze ibintu ubupinze Imana, urimo kwigaya, urimo kuvuga ngo Mana icyo wakoze ni iki. Iyo ushaka kwisiga ibintu bikugira inzobe, iyo ushaka kwishyiraho, abandi bafata imisatsi yabo bashaka kwiga uko bashaka, bayishyiramo ibintu by'umutuku, abandi bayishyiramo ibintu by'icyatsi, abandi bayishyiramo ibintu byo ibyo ni ukubwira Imana ngo ibintu wabaye ntibinkwiriye, kandi Imana ntiyakora amakosa. Mukajya mukora mu ijisho ry'Imana. Ntabwo Imana yakora amakosa kugira ngo mugufi, ntabwo Imana yakora amakosa kugira ngo muremure. Imana ibyo ikoze byose ni byiza. Ntigikiranirwa, ntigikora icyaha, ntigikora amakosa, ibyo ikoze byose ni byiza.
abakene bikaba byiza, abandi ikabagira abakire bikaba byiza, abandi ikabagira barebare bikaba byiza. Ibyo Imana yaremye ni byiza. Kuyikosora ni icyaha gikomeye. Kuyikosora ni icyaha gikomeye. Reka mbwire abapantekote muri mwana mu byumve, mwebwe mwariye byinshi, mwamenye byinshi. Kuyikosora ni icyaha gikomeye. Ibyo bintu byose ni igihe Imana yabahaye, ni ibintu Imana yabagabiye, bibatere kuyishima no kuyihimbaza. Haleluya. Ariko ikibazo n'igitangaje nuko abantu iteka ryose babona no kwigana. Njye ntacyo wakoze Mana, njye ntacyo wakoze, izakora ryari? Umaze imyaka 40 kigaya gusa, kandi wagiye inzu usaza ugana, ugeze imyaka 50 uracyagaye, uracyari mu myaka 20, kandi ushimwe uri mu myaka 27, uri umwana w'umusore, kandi uvuge ngo Mana, wikubitire mu gatuza uvuge ngo Mana wandemye neza, kandi wandemye neza, kandi wandemye neza. Amen. Abanini Imana yabaremye neza, n'abananitsi Imana yabaremye neza. Simara mwabonaga abantu basibagurika hano, abanini n'abatoya, ubona atari byo byiza. Baragira amasirimu bose ibimo abantu bananutse, ntabwo byakunda. Isi yose ibiremo abantu babyibushye twabigira teyabyo. Ariko ibyo byose kugira ngo babwire ko Imana mugira umutima ushima, mugira umutima unyuzuye. Haleluya. Umugabo wanjye kuki ameze atya, wagira ngo amwande. Umugore wanjye kuki ameze atya, wagira ngo amwande. Ita ku cyambere wamukundiye, icyambere wamukundiye. Niba warakuze ari muto akaba yarabyibushye, byemere niho wamugabuye. Ntabwo kandi niba umwicishiriza kandi yoza kandi yitiriye abana byarafashe byararangiye, hari abantu bitasubirayo. Niba ufite ikigeragezo upfana na ntacyo uri gukora, utekereze amena 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 uko byagenze. Niba ushaka kugenda uko byagenze ugomba kwiyakira. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ahubwo niba ufite imodoka yo gushyira mu modoka ugiye kwishyura isi yose kugira ngo uri Imana yawe, cyangwa ugende mu muhanda ugende umuhagaritse ugende ubwira isi yose ngo uri umugore Imana yawe, ugahitamo ntako bizamugenza. Nubikwepa ni inzira ifunganye, ni inzira ifunganye ukwezi uzaba wigiye mu buzima bwawe iyo kurira. Yesu ashimwe. Mwami Yesu ashimwe. Mwami Yesu ashimwe. Igihe gishoboka ni iki? Igihe gishoboka ni iki nuko utajyanye mu bitabo? Igihe gishoboka ni iki? Subiremo. Igihe gishoboka ni iki nuko utajyanye mu bitabo? Uri mu bitaro aje hano akabona uburyo musimbagura, yavuga ngo wabaye nanjye iminsi yo gusimbagura. Byabisaba kandi niko bahiga, baravuga ngo Mana n'umwura hano, Mana n'umwura hano. Musibara umuntu Mana mu bitaro amezi 6 akabona mu bitaro ku myaka 7. Asenze yavuga ngo Mana n'umwura hano, Mana n'umwura hano, Mana n'umwura hano. Ibihe byiza rero, abenshi nabona mufite iminsi myiza, abenshi murimo hano mufite igihe cyiza cyo gushaka Imana ikibona. Amen. Abenshi nabonye muri abasore n'abakobwa mufite igihe cyiza cyane, kandi hari ibintu birimo murakina. Abantu bose kuzuza imyaka 30 muri hano cyangwa 25 muri hano mufite igihe cyiza cyane cyo gushaka Imana. Abantu muri mufite imyaka 20 munsi ya 20 mufite igihe cyiza cyane cyo gushyira hasi mugashaka Imana. Kubera ko nutegereza ngo nzabikora hari abantu muri mwana mufite gahunda ya
zasengeje ukiri ugaki zasengeje ugaki zasengeje nanone abantu muri hano muri mukiri muri nza reka babwire ngo kiri cyo gihe cyo kubikora yari cyo kubabwira hanyuma tweka gusenga reka babwire ko je kubabwira ngo muhindure burere zanyu kubera ko mufite ibintu byinshi abantu benshi bafite ibintu byinshi barimo bafite ibintu byinshi abantu barimo ariko mu gihe mufite mushiremo igihe cyo kubana n'Imana. Haleluya. Mushiremo igihe cyo kubana n'Imana. Nahanga ndi bugarukire ndaza ndababwira ibyo biri kubera ko ntimushobora kuzashobora isi mutabana n'Imana ibaha imbaraga ntabwo mwayishobora. Mperutse hano ku cyumweru narababwiye ngo mu bintu Yesu yakoze akigera mu isi icyemezo cya mbere yafashe icyemezo cyo gusenga. Yesu yari Imana wowe uri umuntu Imana yasenze igeze mu isi mu bintu muri plan yakoze yashyizeho gahunda yo gusenga kandi ari Imana mukomeze ku bintu yakoze ubundi rero wumve Imana isenga wowe uri umuntu usenga mu bintu yakoze mu bintu yashyizeho mu bintu yakoze cyane yahisemo gusenga. Ushaka Uwiteka yigishoboka kugira kandi reka babwire mushiraho gahunda yo gusenga mushiraho gahunda yo gushaka Imana kugeza ubwo uyibona. Amen. Abantu bakunda gutegura amasengesho bagapfira ku misozi kandi bateguye gusenga. Hari abantu bategura amasengesho iminsi 70, 21 yayindi yose abantu basenga ariko ntibagera aho Imana iri. Mbifurije kuyishaka kugeza ubwo uyibona. Ntabwo muzi ko Petero Getsemani yasinziriye Getsemani kandi bagiye kugira gute? Oya, ntabwo muzi. Bari bagiye gusenga yasinziriye. Ubu hari abantu bamupfiriye mu rusengero kandi mu rusengero hari Imana. Ushobora ngo bagera aho Imana iri bakanasinzira. Tumubona abantu bageza ijuru rya Kamonyi iyo mu mazi iyo za Kizabonwa n'ahandi. Hari abantu bagira ingendo z'amasengesho ariko ntibayibone kandi bateze. Ikigaragaza yuko abantu batega bakagenda kandi ntibayibone ni uburyo bagaruka maramazi kandi iyo bayibona twari kubibona ko bahuye na ubu bahura n'Imana ngabiyoberwa yuko bahuye nayo igitangaza. Yego bagerayo kandi ntibahure ntibayibone. Umwana w'umusore akagaruka akaza ari mubisi. Umukobwa yajyayo akagaruka ari mubisi. Umugore yagerayo akagaruka ari mubisi akifata mu yuyungu akiri umusingakazi kandi ahora mu ngendo. Umuhungu akajyayo akagaruka atera inda kandi imisozi yarayuriye. Petero yageze aho basenga arasinzira agaruka atema amatwi ariko Yesu avuyeyo agaruka acungura itorero. Yego bagiye bombi ariko umwe agaruka mu busa undi agaruka n'imbaraga. Ikitwereka ko wagezeyo mugahura nayo n'iki utahindutse. Yego urumva mukobwa wagenda neza ugahura n'Imana ku musozi ikagufata nawe ukayifata mugashyikirana neza kagahungu kakagukora ku mabere ukagufatisha kandi Imana ari yabaje kugufata. Ubona ko dufite urugendo rwo gushaka Imana
umugabo ahora abona kandi umugabo akubona mu ngendo uvuye gusenga uvuye gusenga uvuye muri ya gurupe uvuye no muri ya yindi ubu mu magurupe atanu ariko mu magurupe atanu turakora ku Mana ikumari umuziga bakazi twabaye iki ariko yarahanuye aravuga ngo uzashaka mu mbona n'Imana ishaka ikagira gute kaboneka n'Imana abantu bashaka bakayibona n'Imana itisha n'Imana itakwisha itorero ryayo n'Imana itakwisha abo yacunguye kandi bibiri abamunda abashaka rumwete bazagira bati twarasenze ariko duhora mu matiku ariko reka mureke iki giterane kirashoje sinanabatindira kugira ngo mukomeze mwumve indirimbo batekereza amasengesho basenze yakumariye iki ibihe wafashe ushaka Imana ngize ukuri ubona byarakumariye iki wowe wakijijwe urinde uburinde mbere yo gukizwa warinde ubu urinde noneho dukore evaluation mu ndebe mwese abaragomba bwena nyakuza tugani noneho dukore evaluation wahamagawe urinde igihe ukizwa igihe ukibatizwa warinde uyu musumba urinde usiko bijyanye jibura umuntu yabura na Yesu hakagaragara ikintu cyane hakabura ikintu cyagize ugitangira gusenga amasengesho make warinde utangira ubu ufite menshi urinde nifuzaga ko turi bumanike amaboko tukavuga ngo wite twarabishatse ariko hari aho tutaragera duhumete turongera tugushaka Imana irashaka kandi ikaboneka haleluya kandi haleluya Yakobo niwe wahuye nayo niyahinduka amaze kwambuka icyambu cya Yakobo abambukije akasigara wenyine mwibuke ibintu byamubaye ijoro ryose nese ko umuntu ava muri tatu akaba yakiri butiri we ijoro rimwe ikigoroba baragenda abagore n'inshoreke ze ziragenda ariko marayika baragumana aramufata kuko marayika yaravuye mu ijuru marayika yaraje mu izina ry'Uwiteka ariyo Mana ahuye nayo ayifashe marayika aramubwira ngo ndakurekura se mfite iki ndajyana iki ndagumana iki ndacyafite ikimwaro ndacyari Yakobo ndakurekura ngo bigenda bite muzashakana umwete marayika aramubwira ngo ariko wa mugabo wawe wandekure amubwira ngo simurekura wizanye sinakuzanye ngize umugisha nakubonye ndi muri Yakobo nakurekura kandi uri mwiza aramubwira ngo dore urukerera abantu baratubona nibashaka batubona haleluya amen aramubwira ngo simurekura waza kandi Yakobo nakubonye hari amazina bamwita mu mugenzi aratangaje hari Zikayiti Nyamujijani hari Barugomba bamwishakiraga amazina bamwita yaratangaje kujya kizawe no kujya Kanyarira bazanye kukirera kirari cyisi uyu musozi sindi buhave sinshobora nishaka ngwe hano ikintu cyitwa cya Yakobo kindi kiramariye ibyo ngo biza ari ibintu bikomeye wata ukabimbata y'agapagani kigwa akagukora
ukabibata yawe ku buryo kukinyagagura byakunaniye. Mwariye neza imbaraga zazuye mu misozi tu ariko bahura na mugabo w'agapagani tutereye kukigobotora byakunaniye kandi uvuga imbaraga z'u mu misozi nuko tangaza ndabambira kandi abashaka kumetero z'amahoro yakora mubwira ngo simure kuba twandi uhereye nona tuzongera kwitwara ko wiswe Isirayeli kuko waciye n'Imana nawe ukanisha. Mugabo ataha kuko itako rye ryari umunsi yari yokuzeho yambutse ubwo aramubwira ngo kwicuma gira mugabo iterane duhoramo abonye bigiye kuba nk'ibyamenya ko bite maze gusimisha mu iterane ariko iterane ry'akajagari maze gusinya mu iterane ariko iterane ngize ubwoba yuko tugiye kongera kugira ibiterane bya mbere ko Imana tugarura munsi yaho toujours turacyari ariko kaciri Imana tugire ubuntu iyo nasiye zitera tujye mu bintu byose dutegura ibintu bituma ubuzima ku buryo uva mu giterane iminsi itatu akana k'agakobwa mama yakareba mama akarebye akavuga ngo je mumaze iminsi kuriye mwana wa tumaze iminsi turi mu by'urubyiruko kuri ADPR akavuga ngo aho ku buryo mama avuga ngo aho hantu haragahoraho ahibyo agakobwa kanje usigura mama avuga ngo Imana ishimwe ADPR Kacyiru yahimbiye agakobwa kanje. Amena. Uraza kubyina hano niba kubwira ngo voma niba uvoma kandi ufite agasuzuguro cyangwa muri